Banyarwanda banyarwandakazi, twongeye kubasuhuza aho muri hose. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe ibihe byose. Nk'uko Uwiteka nyir'ibihe ari we ugenga ibihe byose, ndetse akaba ari we uzi n'ubuzima turimo kandi ducamo bwa buri munsi, niyo mpamvu mpanje kubiragiza ndetse mbashyira mu maboko y'Uhoraho ushobora byose. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Wowe uri burebe iyi video cyangwa se uri burebe aya mashusho, ndagusabye aho uri hose, iyi video uyikwirakwize kuri buri umwe ushoboye kuba wayikwirakwizaho cyangwa se wayigezaho. Nta handi wayisanga rero, nta handi wayisanga ni ku Interahamwe Twese TV. Wowe ugize amahirwe yo kuba ubonye iyi video, ndagusabye yikwirakwize cyangwa se uyisangize abandi, kuko iyi video igiye gufata ku karengane cyangwa se igaruke ku mabi agenda akorerwa abanyarwanda bafatwa nk'aho atari abenegihugu. Tudatinze mu magambo rero, ni Niyomugabo Fulgence muri kumwe imbere ya kamera na televiziyo y'Interahamwe Twese TV. Akaba ari we mugiye gukomeza kuba muri kumwe no kugezwaho amakuru ababaje y'abanyarwanda bakomeje kugenda bahohoterwa. Nk'uko nabibabwiye ni Niyomugabo Fulgence, gusa sindi njyenyine kabisa, kuko benshi ndabizi mumaze kubimenya. Abantu bakurikira Mugirente TV benshi baratuzi, ndakeka ko atari ubwa mbere muraba mutubonye, kandi n'abandi babonye iyi sheni bwa mbere cyangwa se bakaba babonye aya masura bwa mbere, ndagusabye iyi video iyumve uyirangize, kandi numara kuyumva ukayirangiza, ndagusabye uyihereze n'abandi ushoboye kuba wayigezaho nabo bayumve, kuko ubu butumwa si ubwanjye nkanjye. Ndakubwira ukuri ko ubu butumwa atari ubwanjye nkanjye, ahubwo ni ubw'abanyarwanda twese muri rusange, haba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Twese turi abanyarwanda, bene kanyarwanda. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ntabwo ubu butumwa cyangwa se kuvugira inshuti n'abavandimwe ntabwo ari njye bifasheho gusa, nawe birakureba. Kamereza umwanya mugenzi wanjye, nk'uko mubibona turi kumwe nawe, atangire abasuhuza n'abibwira. Murakoze. Urakoze muvandimwe Fulgence kumpa ijambo kuri televiziyo na kamera z'Interahamwe Twese TV. Ni shene nshyashya, twari tumaze igihe tudakora ibiganiro, duherukana n'abavandimwe tuyifungura, ariko icyo twabizeza ubu twaje tuje. Mujye mutwihanganira, hano muri Afurika haba hari ibibazo bikomeye cyane by'ubushobozi, nko kubona interinete. Nicyo gituma umuntu agenda atsikiramo gake, ariko uko tugize amahirwe tugomba kuvuga ibitagenda neza mu gihugu cy'iwacu, kugira ngo tuzarebe ko hazagira igihinduka uko bwije uko bukeye, kuko ubutumwa bubageraho biragaragara ko ubutumwa bubageraho, kandi nicyo twifuza.
natinze mu magambo rero suhuza abanyarwanda mwese mwadukurikiranaga kuri Mugirente TV. Ubu aka kanya turi kuri Interahamwe Twese TV, n'izanterahamwe ariko zanterahamwe ziharanira urukundo, amahoro n'ubumwe n'amahoro. Niyo ntego yacu. Njye uri kuri kamera z'Interahamwe Twese TV nta wundi ni uzaba akiriho Asadi Shakuru. Mugiye gukomeza kubana mu biganiro. Murakoze cyane. urakoze Asadi Shakuru. Asadi Shakuru avuze ngo benshi bari baradutegereje babona tudakora ibiganiro, ariko naho twari turi ndakeka ko benshi babizi ko tutari twicaye. Ntabwo twari twicaye, aricyo nababwiye ngo benshi baratuzi kuri Mugirente TV, ariko n'ubundi ahangaha kuri Interahamwe Twese TV ntabwo bivuze ngo kuba turiho byadukuye kongera gukorera cyangwa se kuganira na televiziyo na radiyo za Mugirente TV. Ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni uko twagize ngo dukwirakwize ubutumwa mu matwi ya benshi. Niyo ntego yacu. Twagize ngo dukwirakwize ubutumwa mu matwi ya benshi. Urakoze rero, urakoze wowe uhabaye, kandi urakoze wowe udukurikiye cyangwa se wowe uri kureba iyi video. Kuri tariki 5 uyu munsi ni umunsi utangira, ni umunsi wa mbere w'icyumweru kuri benshi nk'uko tubifata. Gusa ku badivandiste bo bavuga yuko uyu ushobora kuba ari umunsi wa kabiri w'icyumweru cyangwa se w'isabato, umunsi wa kabiri w'isabato. Ubwo rero aho muri hose nifurije imirimo myiza n'akazi keza. Turi tariki 5 z'ukwa gatandatu 2023. Ikitwicaje ahangaha ni ukuvugira buri munyarwanda wese aho ari hose, buri munyarwanda wese aho ari hose kandi arengana. Umunyarwanda aho ari hose arengana, nicyo kintu kuri iyi saha kiduteranyirije ahangaha, nicyo kintu gitumye dufata uyu mwanya tukaza gusangira ubutumwa n'ibitekerezo kugira ngo twongere twubake u Rwanda rushya ruzira umwiryane. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 haje kugaragara ijoro ryashize tariki 4 z'ukwa 4 abaturage b'abanyarwanda bahohoterwa, bakurwa mu masambu, bakurwa mu mazu, nyamaze bakurwa mu mazu mu buryo butemewe, bakurwa mu mazu n'inyungu z'ubuyobozi cyangwa se n'ubundi k'akarengane gakorerwa umunyarwanda. Nk'uko murabizi abari Burayi hirya no hino ku migabane itandukanye, murabizi ko namwe aho ngaho muri atari neza, murabizi ko benshi muri aho ngaho atari ukwakunda, murabizi ko muhabaye kubwo kurenzaho no kubura ukundi mubigenza, ariko by'ukuri ndabizi neza ko muzi ko u Rwanda ari igihugu cyababyaye, ari igihugu kibari ku mutima kandi kibahora ku mutima. Gusa mbabazwa nuko mudahaguruka ngo murwanirire cyangwa se murwanye ishyaka ry'umubyeyi n'igihugu cyacu. Aba baturage baje
mu ijoro ryashize baje gukurwa mu mazu no gutangira gushirirwaho ku mazu ibimenyetso benshi bazi nka towa. Aho ni mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Nyabukenge. Mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari Nyabukenge. mu by'ukuri se utararenga aho ngaho, ubundi bababwira ko ikibazo gitumye babimura aho hantu kivuye kuki? Ese aho hantu hari isuri? Aho hantu ni mu manegeka? Aho hantu ni igiki cyatuma babimura? Ese ubuyobozi burabizi? Icyo kintu rero nicyo kitwiciraje aha aya masaha, kandi ni nacyo tugiye kuganiraho. Banyarwanda, murabizi ko mu minsi ishize hari abanyarwanda bimuwe mu mujyi wa Kigali bavuga yuko batuye mu manegeka. Nyabaze mu mazu bari batuyemo baza kubabwira yuko bagiye kuyabakuramo, ariko bari buhabwe ingurane cyangwa se bari bucumbikirwe bagahabwa 90,000, kuko bavuze yuko ari ukubakodeshereza amazu 90,000 ku muntu wari ufite inzu byibuze irimo, cyangwa se tubaza agaciro k'inzu n'ubutaka bishobora gutwara nka miliyoni 8, tubare n'icumi byibuze z'amanyarwanda. nkeya ni 10 z'amanyarwanda. Umuntu akaza kuri uyu munsi akakubwira ngo va mu nzu ngende nkupangishirize cyangwa se ngukodeshereze inzu yubamo wowe n'umuryango wawe, agukuye mu nzu yawe wari urimo tena n'umuryango wawe. Tandukanye ibyo bintu. Agukuye mu nzu yawe, agutwaye muri agupangishirije, kandi mu by'ukuri nta cyizere, nta n'inyandiko y'uko azakomeza kugupangishiriza mirere na mirere nk'uko abaswayire babivuga, cyangwa se ibihe byose. Kabone n'ubwo yagupangishiriza ibyo bihe byose, ariko ijambo ubupangisha ikintu bisobanuye ko aba ari ikintu ugiranye amasezerano n'umuntu, akaba akiguhaye mu gihe runaka bitewe n'icyo ushaka gukora cyangwa se kugikoresha, ariko nyuma ya cya gihe ukazagisubiza. Ubwo murumva yuko aho hantu bari kubatwara atari ahanye, ni ubukode. Aho ngaho si ahanye, kandi mu by'ukuri babakuye mu mazu n'imirima yanyu. Mwageraga gutya ku ruhande mugatera utuboga, umwana akagira ute, yaba atangiye kurira, mama cyangwa se umubyeyi akajya munsi y'urugo akamusoromera utuboga, akazana agateka, umwana akarya. Aho hantu bagupangishirije, ndakubwira yuko ibyo bintu utazigera ubibona, utazigera ubona n'aho ubikorera, kubera ko si iwawe. Niba ubihakana, ikintu nakubwira muvandimwe, ikintu leta y'u Rwanda ikora, iriya ntabwo ari demokarasi, ahubwo ni ubutegetsi. Ubutegetsi rero buyoboza igitugu. Mu gihe abo baturage bo muri uwo murenge mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Bumbogo, aho hantu abaturage amakuru yaho baravuga ko batazi n'uri kubahakura. ibi bintu birababaje. Ubwo urumva nta nubwo bazi n'aho bajya kubariza. Ubwo se urumva ubwo ari ubuyobozi. Noneho rero twigarukire mu ijoro ryashize, nk'uko nari maze kubibabwira, akarere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari ka Nyabukenge, nibwo abaturage bagize gutya mu gitondo kare babona ubuyobozi bw'umudugudu. Wumva ukuntu bibabaje. Ubuyobozi bw'umudugudu buje kubabwira ngo
basohoke mu nzu zimwe batangira kugira ute kuzishyiraho ibimenyetso benshi tuzi nka towa, bimwe bakunze gushyira ahantu bagiye gushyira igikorwa remezo runaka cyangwa se kubaka imihanda. Kandi mu by'ukuri abo baturage ntibigeze bateguzwa, ntibigeze bateguzwa ngo bitegure ndetse banabamenyeshe n'aho bari buberekeze. Ahubwo shimire uyu mugabo wavuyeyo n'agahinda kenshi cyane, akajya imbere ya mikoro akavugira abanyarwanda atirebye we wenyine, ndagushimiye cyane. Uyu mugabo nta wundi rero ni Ntawuhorana Amahoro Evariste. Ntawuhorana Amahoro Evariste ni umuturage utuye mu kagari ka Nyabukenke, ari we wagerageje kuvugana n'itangazamakuru ryahabonetse kugira ngo abatangarize ikibazo bafite. Mu magambo yakoresheje ijambo ryiza kandi narikunze. Buriya kibaye n'abandi banyarwanda nabo nka we bari mu gihugu bagakwiye gushiruka ubwoba nabo bakavayo bakavuga. Ushobora kwibaza rero uti yavuze ijambo ki ritumye mvuga gutya? Aho umuturage kuri iyi saha nawe yamaze kubona yuko bafatwa nk'abanyamahanga, bafatwa nk'aho atari abanyarwanda, bafatwa nk'aho ari ba bantu bo kubyuka bagafatirwa imyanzuro, kandi nyamaze mu by'ukuri bagafatirwa imyanzuro ivuye ku ruhande ariko bakayifatirwa mu mitungo yabo, kandi nta makosa agaragara cyangwa se nta n'impamvu n'imwe igaragara yakagombye gutuma izo mpamvu zo gufatirwa imitungo cyangwa kwimurwa zibaho. Ikigaragara abanyarwanda barashaka gukomeza kutwirukana mu gihugu cyacu kugira ngo bazane abanyamahanga. Niyo plan bari bafite n'ubundi, bagenda batwirukana gake gake batwangisha igihugu. None wowe wa muturage we, wa munyarwanda we, umuturage bashaka kwimura aho ngaho atagiye komongana, atagiye kubura yo yerekeza. Wa munyarwanda we aho uri hose, reka nkubaze ngo buriya nukomeza guceceka ukabona ikikubogamiye, ukabona imbogamizi, ukabona ihohoterwa no kurenganwa, ugakomeza ugaceceka, wibaza yuko urwo Rwanda wumva ko uvuga ko wicayemo, ayo mahanga uvuga ko wicayemo, wumva uzabigereramo ayahe mahoro? Hari inzirakarengane ziri gupfa ubireba. Ese utekereza yuko niba warabimenye cyangwa se ukabona abarengana ukanga kubavugira cyangwa se ntubatabare, utekereza yuko uwo muntu naramuka apfuye cyangwa se akagira ikindi kibazo gikomeye, wowe ubwawe umutima utari bugushinje? Subiza. Urumva wowe ubwawe umutima utari bugushinje mu gihe tukibona amakosa, tukabona amafuti ya FPR Inkotanyi, tukabona abo bicanyi batumazeho inshuti n'urubyaro? Dore ejo hari video nabonye kuri icyo kigo ryenda cyibagiwe, ni okay, yakozwe n'ikigo bita ngo ni Makashi, niba ari Makashi, gisebya Koloneli nangwa se General Makanzu
murambabarira ntabwo amapeti y'ibisirikari ayo ngayo ntabwo nzi kuyatandukanya kandi nta n'ayo ngeneye. Igisirikari kidaharanira amahoro icyo ngicyo ntacyo nkeneye, gusa ayo mapeti nyamuhaye kubera ko yavuyeyo akagira ubwitange n'umutima wo kwibohora mbere na mbere, akibohora nyuma akabohora n'abanyarwanda ku bw'amabi yakorewe abanyarwanda b'inzirakarengane. Ariko ibigoryi bikajya aho ngaho bikamoka bikasama ngo ya ngabo ni abanzi b'u Rwanda, ngabo ntibakunda u Rwanda, ngabo ngo baba bashaka kugira ngo babashyiremo ibitekerezo bibi, mwihenure ku buyobozi cyangwa se mugaragare mu buyobozi nabi, kandi bavuga ukuri kuriho kugira ngo wowe munyarwanda aho uri uve ku nkoyi FPR yagushizeho. Ariko ukajya ukasama ugaceceka ukanga, ahubwo ukasama mu bidafite gahunda. Ngo Kagame ngo yagiye ngo mu ruzinduko rw'iminsi 3 muri Turukiya, ngo u Rwanda ngo rufite umutekano, urumva yuko aho hantu rufite umutekano ngo muri Afurika hose. ibyo si bikumariye iki? kandi uri kubona n'ubundi muturanyi wawe mu gitondo ari gupfa buri reba munsi. nk'iyi nkuru yabereye mu karere ka hari Nyarugenge. nk'umuturage w'u Rwanda cyangwa se umunyarwanda wishwe mu gitondo cy'ijoro rishize mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu wa Muganza. Ahangaha hakorewe ubwicanyi bw'umugabo wari umumotari, bamunize nijoro muri ako gace ka Kimisagara. Basanzwe bahakorera ubwicanyi, barahicira, ariko ngo nta n'umuntu ujya utabarayo. kubera iki badatabara? Ubwicanyi, uri kumva? kandi ari u Rwanda rufite amahoro n'umutekano, kubera iki abo bantu bapfa? Uyu mugabo bishe afite umuryango, afite abana, afite umugore, uri kumva? Uyu mugabo amwita Mbonuwifura Ernest, Takumva. apfuye asize umugore n'abana. Umugore we bamwita Uwitonze Christina. Christina ahari yatanze amakuru. Christina ahari ndakwihanganishije ibi bintu kubw'umugabo wawe warutunze cyangwa se areberera urubyaro rwe muri rusange, urubyaro rwanyu nawe ubwawe, kuko yari umugabo wawe. Ndabihamya neza ko yari umugabo wawe, nk'uko wavuyeyo nawe ukabyemerera imbere y'itangazamakuru. kandi we wabimubwiye ati papa niwe wapfuye kuba mu gitondo. utarize cyangwa se nkugaragaze akababaro karenze imbere ya kamera, si uko utabonye nangwa se utabona ubwicanyi bwakorewe umugabo wawe n'ababumukoreye. Sakura Asad, ndakubwiza ukuri yuko tuve kwa ziriya nkuru z'ejo bundi, nabwo ndakeka ni mw'uyu murenge hamwe umugabo yishe umugore we amukubise ishoka. ariko banyarwanda, ibi bintu tubitandukanye. Ibi bintu ni ibintu bitandukanye. Uti bitandukanye gute? Uyu mugabo wakubise umugore we ishoka, birumvikana ni ya kamere y'abantu cyangwa se ibyo bari bapfuye nkabo mu rugo rwabo, gusa ntibyari bikwiye. Ayo ni amakosa ni n'amahano, mvuga ngo ntibyanagakwiye kongera gusubira no kongera kubaho kuri buri munyarwanda wese ufite umutima no gukunda igihugu cy'u Rwanda. ubwo bwicanyi ariko noneho bwa kijinga ni ubwicanyi bwa kigegera, kwicisha umuntu ishoka, ni ubwicanyi bw'ubugoyi. Noneho icyo nababwiraga kugira ngo mutandukanye ubwo bwicanyi, uyu mugabo zari saa 11 za mu gitondo, abantu bagiye mu mirimo yabo hafi y'umuhanda bari gutambukamo nangwa bacamo, babona umuntu uryamye ku ruhande. Bagiye kureba basanga ni umuntu bishe,
basanga ni umuntu wahiciwe, umugabo bita bamwita Mbonuwimfura Ernest. Mbonuwimfura Ernest. noneho madamu we yari akiri mu rugo, yumva abaturanyi n'inshuti bari gutabaza ngo umuntu yapfiriye hafi. agiye kureba asanga ni umugabo wiwe wahiciwe. ese munyarwanda ahure, bakaba bakubisha ngo u Rwanda rufite amahoro n'umutekano. Ngo muri Afurika nirwo rwa mbere. uwo ni wo mutekano? Uwo mutekano urihe? ese munyarwanda aho uri, ntugere mubaze. u Rwanda bavuga rutoza umuco na kirazira, rutoza disipurine n'ibindi, iyo niyo disipurine? Kwica umuntu umwicishije ishoka. ndagira ngo ngubwire yuko batugaruye n'ubundi muri bya bihe by'9/4. si ukukubesha, kandi nawe aho uri ubikurikiye neza wasanga ariyo amateka ari Dore kwerekeza. intego yabo niho hantu ishingiye, kuko barabanje bicisha umunyarwanda inzara. buriya umuntu wa mbere umukontororera ku gifu. asabye ikintu nshaka kukubwira ni iki, n'abanyarwanda bose muri rusange. urabona uyu mugabo nyuma y'iyicwa rye, abaturage batabaza ubuyobozi ngo baze barebe umuntu wahiciwe, ariko ikibabaje byamaze igihe kingana hafi n'isaha cyangwa se iminota 40 nta muyobozi n'umwe w'aho ngaho urahagera. yewe na polisi na egizegitifu w'akagari ntiyararahagera. abaturage nibo bavugije induru, yewe bamwe bigerera ku buyobozi barababwira ati twahuye n'ikibazo, umuntu yapfuye. ese mukeka ko kuba bataje kureba uwo muntu ari uko batabimenye, ari uko batamenye yuko yapfuye? ahubwo mwagiye mwibaza ni mpamvu ki bagiye kutugarura muri cya gihe cya 4 buri mudugudu, 4 buri mudugudu. bivuze ngo n'ubundi niba abademobe, murabizi ko hari abademobe batangiye gukwirakwizwa b'abatekinisiye bo gutera ubwoba abanyarwanda no kwica abanyarwanda, kugira ngo hatagira ukomeza kuvayo nkavuga ukuri n'ihohoterwa ry'abanyarwanda. ese muremeye dukomeze duceceke? izi si inkotanyi zishyuye umuvandimwe? izi si inkotanyi zagize aba bana imfubyi? izi si inkotanyi zagize uyu mubyeyi? dore ibyo ngibyo inkotanyi urabona atari zo zagize uyu mubyeyi umupfakazi. ibyo ngibyo biri muri poroje yabo. ruriya abandi ntirukwibagiwe, ntubibona ugaceceka. nawe ejo ni wowe. ntutekereze ko bibaye kuri uriya wowe bikwibagiwe, mu gihe udashaka kuvuga. nawe ni wowe. asadi, iki kintu kimazeho igihe abanyarwanda bicwa, ariko inkotanyi zikagerageza kubirindura uburyo bwose, bavuga yuko ari bamwe mu nshuti zabo zibica, baba basangiye inzoga, urwagwa mu tubari. ese igihe icyo kintu bavuga ngo urwagwa, ni gute waba utariye?